none Farawo abonye ko iby'agahato bidakora, ahita abwira ababyaza rero b'abanyagiputakazi ati nibabyara umuhungu muzajye mumuhotora, nibabyara umukobwa mumureke. Abo babyaza rero Bibiliya iravuga ngo hari ikintu cyabarangaga, bubahaga Imana. Ntibashira mu bikorwa iteko rya Farawo Ramsesi wa kabiri, bareka abana b'abahungu babaho. Farawo arabimenya, arabahamagaza ati se ko mutashize mu bikorwa ibyo nabategetse. Baterega Abaheburayikazi ntibameze nk'abanyagiputakazi, ati barakomeye, ati mbere yuko tuhagera baba bamaze kubyara. Ariko ntabwo ari byo, barekaga bakavuka kuko bubahaga Imana. Imana ihumugisha. Dieu fit du bien aux sages femmes. Imana ihumugisha bariya babyaza, bituma ubwoko bukomeza kugwira no gukomera. 21 ngo Imana ihumugisha ingo zabo. Dieu fit prospérer leur maison. Prospérité. Prospérité y'Imana kuvuga iki? Ntabwo ari imitungo gusa, amafaranga, amazu n'ibiki. Ni ibintu byose bijyanye na well-being, le bien-être. Alléluia. Une bonne santé. Alléluia. Amen. Abantu bafite ubuzima buzira umuze, bafite ibihagije mu buzima bwabo, bafite umunezero, happiness. Ibyo byose bikubiwe mu ijambo ryitwa prosperité y'Imana. Mwisi prosperité ni ibintu bigara materiel ko nago bazi iby'umwuka. Ariko Imana ivuze ngo Dieu fit prospérer leur maison, nuvuga ngo Imana ibaha kugubwa neza muri byose mu mwuka kuko bubahaga Imana. Haleluya. No mu bifatika. Haleluya. Kuko iteka niwe Mana y'ibyo mu mwuka n'ibifatika. Umugisha uri gusa mu gusohoza ubushake bw'Imana. Aba babyaza nta kindi cyabesheje umugisha. Icyambere bubahaga Imana. Kubaha Imana bituma bikorohera gushira mu bikorwa ubushake bwayo. Ni ibintu bibiri. Ntushobora gushira mu bikorwa ubushake bw'Imana, ntushobora gusohoza ubushake bw'Imana utubaha Imana. The fear of the Lord, la crainte de l'Éternel. Uyu munsi rero kubaha Imana byarakamye. Amadini ni menshi kwisi n'amatorero, ariko kubaha Imana mu mitima y'abantu gake. Ni abantu bakibubaha Imana. Imana yagiye igira abantu bayubaha no mu banyamahanga kera batari Abaheburayo. Bibiliya mu Isano risha ibita les craignants Dieu. Iyo usomye mu Bibiliya y'Igifaransa iyo bavuze ngo les craignants Dieu, nkande nka Cornelio, ntabwo yari umuyuda ariko yubahaga Imana. Byatumye Imana imutumaho marayika mu ijoro avuga ngo Cornelio, nubwo utari umuyuda ndakuzi, ngo amasengesho yawe no kugira ubuntu bwawe bihagaze imbere yanjye. None rero sinshobora kuzareka kuguha umugisha, kandi umugisha uruta byose nuko nyuma y'ubuzima bwawe tuzabana iteka. Byari ngombwa ko imohereza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bunyuze muri Petero, Simoni Petero. Mu ijuru bakakumenya, Imana iraza bahaye, kandi uwambaza izina ryawe wese itandukanye n'ikibi. Ubwo niko rufatiro rw'Imana rugihagaze ibinyenjana n'ibinyenjana. Ngo iteka razi abe ni muri Timoteyo, kandi uwambaza izina ry'Uwiteka wese itandukanye n'ikibi. Ese kwitana n'ikibi bivahe? Biva mu kubaha Imana.